haraho nagiye mbona ngo yego rata ngo sabe ngo ubundi se kote mbi twebwe abanyarwanda niyo dutwikiraho kuko ariko inziza sabe nagize amahirwe yo guhura nawe rimwe ariko ukuntu abantu bamuvugaga nshuti yanjye nasanze atari kameze. Nimba hari ikintu cya mbere muri iyi minsi gihari sha urubyiruko ruri kubaho nabi, umwana nutamuha time ndakubwiza ukuri ibintu byose bizangirika. Umukobwa nutamuha time guhera umwana akivuka umuhe time umumenyereza ibi bintu mu mikure umuganirize mubwire umukobwa yageze mu myaka 8 yabigenza gutya muri 7 bigenza gutya. Nshuti yanjye niho hantu uzisanga umwana atwaye inda. Ntago abanyarwanda tugira urukundo pe, tujye tubyemera. Reka mwifurize kugira ibi byiza ahantu uri hagiye hatandukanye, niba uri mu Rwanda uri hanze y'u Rwanda, Imana ikomeze ibane nawe kandi ikomeze umugisha ibikorwa byawe. Uyu munsi tugarutse ku ruganiriro aho tugenda dutumira abantu bagiye batandukanye bakaduha ibitekerezo byabo bidakuraho ibitekerezo byawe, bya bindi uzumva ukavuga ati ibi ngibi hari icyo byakongera ku buzima bwanjye cyangwa hari icyo byafasha mugenzi wanjye ndamutse mbimuganirije. Nikiyo twaziye kugira ngo tujye tuganira. Uyu munsi nkuko ni muri kubibona ku ruganiriro rwacu dufite umutumirwa akaba ari Miss Fanny. Umeze ute? Ese neza ndashima Imana. Nawe ujya ushima Imana? Cyane. Imana imbere cyane. Ushima Imana nkakangaye mu cyumweru? Njye nyishima ahubwo nka 3 ku munsi. 3 ku munsi? Yego. Mu gitondo saa 6 nimugoroba? Kuko iyo mbyutse ngewe bagomba kwanza nkashima Imana. Noneho ninjoro mvuye mu kazi ngera mu rugo nkabanza nkashima Imana, ninjoro ngiye kuryama nko nyashima Imana. Niyo ndirimbo ukunda kuririmba? Indirimbo mu gitabo 38 mu gushimisha. Avuga? Aravuga ngo mvugutira kandi uncure. Ntabwo rero wayimenya ndasanzwe uyizi. Mvugutira kandi uncure. Ubwo se bishatse kuvuga iki? Mbese ni nk'ukuntu nyine iyo uri mu nzira z'agakiza cyangwa se uri mu nzira zo gusenga bisaba ngo Imana ikuyobore, sibyo? Ni ukuvuga ngo rero Imana kugira ngo ikuvugutire kandi gucure ndetse ni kwa kundi uca mu bigerageza ariko ikagukomereza muri byo. Urumva ikagukomereza muri hahandi ubona byanakomeye wowe nyine kuri wowe biba byasaze uvuga ati birampite. Icyo gihe Imana ikintu ikora iragukomeza, ariko ntabwo biri gukora bya bigeragezo uri gucamo, ahubwo iguha imbaraga zo kubitambukamo. Mba numva kugatera ari cyo kavuga. Noneho se mvugutira kandi uncure ni Imana ivuga. Inkamba zimve mu butesi bumvemo. Gucura. Abantu dusenga dukomeje kugorwa. Oya turagorwa ariko dufite Imana iturengera. Hari ibintu njya numva ibyo ngibyo numvaga ari nk'umuntu uri kubwira. Oya. Mvugutira utwenda kandi uncure. Kuko wakoze ushobora kugucura. Oya ntabwo ari umuntu ububwira, ahubwo ni ukuvuga ngo mvugutira kandi uncure inkamba zimvemo. Hari ukuntu nyine dufate nk'urugero, hari ukuntu nta muntu utagira ibibazo, sibyo? Hakunda ugenda ufite nk'ibibazo none nkumva birakabije, nkumva afite uburemere nyine buteye ubwoba, nkumva nta n'undi muntu ku isi ubifite, ariko naganire nde nawe nkasanga ibyawe biruta ibyanjye, sibyo? Aho rero ni ukuvuga ngo kugira ngo ubashe kubitambukamo nyine Imana ibigomba kujya gute kukwereka ko ibyawe byoroshye kurusha ibya wa mundi, ariko ntiyirengagize ko na bya bindi byawe bikomeye, ahubwo ikaguha imbaraga zo kujya gute zo kubitambukamo. Ntabwo ibikuraho style, ntabwo byapfa igihe kitaragera, ntabwo byavaho. Ni bavuga ngo buri wese agira umusaraba we. Yego. Kera nanjye numvaga ko iyo umuntu arwaye aba arwaye wenyine, ariko ngiye kwa muganga niho nabonye isomo ry'ubuzima mvuga ati okay, buriya buri muntu wese ashobora kurwara cyangwa agora n'ibindi bintu cyane. Mu buzima bwawe bwa buri munsi ukunda gusenga, ariko ni ikihe kintu ukunda gukora kirenze usibye gusenga? Ikindi kirenzeho ni ukuvuga ngo nkunda gusenga ariko nkakunda no gukora
nkoresheje amaboko yanjye, nkunda umurimo. Kandi njye ntabwo njya ndobanura umurimo. wakora icyenda Kenzi kitari bumpa amafaranga. ikiganiro cyashize twaganira nawe ati abakobwa barisobanukiwe basigaye bazi no gukora igifundi Cyane. Ikintu cyose kiri buguha amafaranga waye no tutagikora. Kenze ubayeho mu isi yo kudakina amafaranga. cyakuvuna kandi mbere baravugaga ngo umukobwa cyangwa igitsina gore nicyo kubaka urugo akaguma mu rugo, kandi hari ni still now hari umuryango nyarwanda, hari umugabo ushaka akakubwira ngo ngewe ntabwo nshaka ko uzajya muri bino bintu, guma mu rugo umenyera abana. Iyo ubanye n'umugabo mwo wabyemera? Shareka nkubwire, ubaho isi igeze bisaba ko umuntu wese ahaguruka agakora, sibyo? Umugabo se yifashije Buretse nyine nanjye nkubwire, umugabo arifashije, ariko se nawe wamekinze shuwa ko wifashije, sibyo? Kandi kwifasha ko umuntu ngiye abantu bambwira ntabwo njya mbyumva. Mu buzima bwa buri munsi dukenera iki? Amafaranga. Ntacyo ngo ushatse dushakanye na Kwayimeni ufite ayo mafaranga. Ariko amafaranga ntago ari ibintu bizahoraho. Amafaranga buriya ni nk'umushyitsi, ararangira. Kuko nzi nk'abantu benshi, abamama benshi bagira gutya bagajya bahaha mutwara akaba amafaranga bagahaha, kagira nka desa babika ahantu turuwasa 1000 gutyo nk'utuntu tw'udukezi. Noneho final bakaza kwisanga mu rugo bya bintu bari bafite, bakaza kwisanga bya nyine yenda byashize cyangwa amafaranga yabuze, sibyo? Bagasigara batungwa na twa dufaranga umugore yagiye abika, sibyo? None ni gute umbwira ngo ushakanye n'umuntu akubwiye ngo icara hariya, ngo uzabaho kuzajya underira abana, uzaba uwo gukora imirimo yo mu rugo, uzaba uwo tubyite kugavura, waba ugavura. Nose ngombwira 200 ni amafaranga pe ntago tuyapfobeje, sibyo? Ariko none se tujye duteganya ko yenda se na wa muntu ashobora no kuva mu mubiri, sibyo? None se nava mu mubiri yenda hari mu mubiri hari igihe usigara ayo mafaranga yiwe anava mu mubiri yenda yari maze no gukendera niki. Harya kutize gukora mbere babana agusigiye urabatungisha iki? Uratungisha baka gasanduku wizigamye. Ka gasanduku subureka nkubaze nimba kari 2020. 2020 ntago bizahahira abana, ntago bizabambika, ntago bizishyura minerval, sibyo? Ntago byashoboka. Mu rugo rw'abantu bundi bose bakeneye kugira gute gushyira amaboko hasi bagakora. Nta nubwo ariko abo bagabo ntago nimba banahari bafite ikibazo. Kubwira umugore ngicara barahari, hari abagore bajya babivuga pe ati ngiye umugabo bambujije gukora n'ibiki, ariko ntago numva impamvu ubuza umuntu gukora agifite amaboko. Afite amaboko, afite buri kintu cyose, afite imbaraga. Kuki umubuza gukora? Bari gukorera urugo nyine, bari kurera abana kugira ngo nabo bazakore bazi gukora. Umwana kure azi ngo abona umubyeyi we mama we hafi ye amubwira ati mwana wanjye ugomba kujya ukora gutya na gutya. None se nta buryo wakora kandi n'umwana akakubona? Birahari, hari uburyo. None se reka nkubwire, abamama bakora bafite akazi ntago bagira n'umwanya wo kwita ku nshingano zo mu rugo n'abana babo bakabitaho n'urukundo rwa kibyeyi bakabera. Muri iki gihe hari ikibazo cy'abana bari gukora batabona ababyeyi babo, kandi ababyeyi babo bahari, atari kuvuga ngo baragiye cyangwa bahanye divorce. Wenda hari ibibazo wenda twavuga nk'ubu ngubu. Hari ikibazo cya mbere kiri mu muryango nyarwanda cyo kuvuga ngo kuba abana b'abakobwa benshi bari kubyara inda zitateganyijwe, sibyo? Ariko hari n'ikindi kibazo gihari cy'ababyeyi bari kuburira umwanya abana babo. Ariko wewe uri kuvuga ngo umubyeyi yajya ku kazi, kandi icyo kibazo kuba ababyeyi bose mbi bari kuba bafite akazi muri ino minsi, uri gusanga hari kuza ikibazo cyo ko umwana ari gukora afite depression kuko atari guhura n'abana. None umubyeyi azabona gute n'umwana? Reka nkubwire, ubundi iyo wiyemeje kujya muri relationship iganisha mu mubano, ibintu byose ugomba kubanza kubiplaninga. Buriya fiancé ubundi nikiberaho. Ntago ndi mukuru cyane, ariko reka nkubwire, nge numva ko fiancé ari cyo kintu igize gute iberaho. Muri fiancé menya ngo ese fiancé turimo nimbiri kuganisha ku mubano, izi nshingano zose nzazishobora. Ni wumva utazazishobora rero gira gute byihorere, kuko nimba hari ikintu cya mbere muri iyi minsi gihari, urubyiruko ruri kubaho nabi.
ruri kubaho nabi kandi umwana wamubaza cyangwa se mwanaganira cyangwa se yaba ari n'urugero rwawe mwaganira kuvuga ati ngiye mbabarira urambwira ibyo gutaha urambwira ibyo kumanuka asangayo mu rugo ndasangayo ndi mama kumubona ngiye nk'ubu iminsi 3 ibiciyemo rwose mere tutagize gute tutabonana papa we reka nta nubwo hari nkimwibuka isure sibyo ugasanga harimo ikibazo gikomeye urumva umwana afite liberté zose kuko nta muntu afite umugati bite ubundi wabyutse sangaye ubundi cyangwa se nimba yaramuhaye 2 amenye ngo 2 mu rugo singomba kuzerenza ntarahinjira sibyo ibyo rero muri iyi minsi ntabihari nkagaruka rero kuri ababyeyi nimba utariho uruzuza inshinga kuko nazo ni inshingano kandi nazo zikomeye umwana nutamuha time wagiye mu rugo ugiye kwagura umuryango kwagura umuryango rero ugomba ubonera uwo mwanya yes umwana nutamuha time ndakubwiza ukuri ibintu byose bizangirika byangirika ariko mubwiza ukuri kuko abakobwa buriya cyane nibo baba bagoye umukobwa nutamuha time guhera umwana akivuka umuhe time umumenyereza ibi bintu mu mikure umuganirize mubwire umukobwa yageze mu myaka 8 yabigenza gutya muri 7 bigenza gutya shanshuti yanjye niho hantu uzisanga umwana atwaye inda kandi yayitwaye kuko atari ikirara ariko kubera yuko style yabuze umukomakoma yabuze umuzana mu murongo sibyo yagiye gutana ntiyagira umugata aho hantu uri kujya ni hehe yabuze zakeya z'umubyeyi ntaza afite rero hari ikibazo gikomeye abantu muri iyi minsi bafite bari kumva ko amafaranga reka tuyashake nibyo ariko se dutekereze ntago ndi bushaka amafaranga ngo mbone n'umwanya w'abana banjye ibyo bintu ngenzi neza ko byashoboka sibyo kuko nanone reka nkubwire amafaranga reka tuyatunge ariko amafaranga nanone atazatuma ugaruka mu rugo ngo ibyangiritse ubisane ntacyo nanone yatumarira amafaranga azaduha ubuzima ariko ntabwo azaduha uburere by'ibibazo personal by'abantu ntabwo azakemura umwana yakora neza yabyibuha ariko se mu mutwe tuba tumuhige nta nyine urumva ntago amafaranga yapfa kurera gusa umwana warezwe n'amafaranga bameze gute ayo mafaranga arakenewe ariko nizo mpuguro z'umubyeyi keya y'umubyeyi nintabona keya yawe se mu byukuri utekeza ko nzakura ameze gute hari ikibazo njye nibaza uvuga ati se buriya kuba generation z'ubu ubu kuba gatanya nyinshi ziri kwiyongera suko bano bana babuze urukundo rw'abo babyeyi bari bahise bajya mu gushaka ubuzima sibyo byaba biri gutuma gatanya ziyongera mu Rwanda nabyo byaba kubera yuko ubundi nuko ngo umwana natakubonaho imico myiza sibyo natakubonaho imico myiza cyangwa se dufate nk'ingo zirara zishwana zitukana zirwana bukarenda buke nuko ngo wa mwana yenda kadufate uwo muhungu nimbazi yuko papa ararakubita mama we niki kizatuma agera mu rugo rwe ntakubite mama ntakubite nako umudamu we niki kubera ko nyine nibyo yakuriyemo yakuzi wabo hari bombori yakuzi wabo hari ingumi n'inki yakuzi wabo nyine nuko buri wese yacaga hano ndagacanga nta keya ku mudamu nta mudamu keya ku mugabo wiwe urumva rero nibyo byaba intandaro kugira ngo muri iyi minsi umuntu uruga rugeremo ntagire gute nta rurambemo no kuvuga ngo umwanya w'ababyeyi nibiyongere ku bana babo none ubwo se babana noneho barangije kugira igihe cye kuko baravuga ngo hari igiti kigororwa kikiri gito ariko se cya giti cyakuze barakigarura gute rero reka nkubwire buri yuko byagenda kose ntago numva ko umuntu yatana ku buryo utagerageza ngo umugarure gerageza hari ibintu ushobora gukorera umuntu bikamugarura mu murongo sibyo si yenda nk'ubu ngubu imyaka yenda mfitemo yenda hari ibyo wakora nkabona rwose uri guta inyuma yahuye ariko hari n'ibyo wankorera basi nubwo ntazi 100% ariko basi nkagera 50%. Iyo 50% rero nayo igize gute ibikenewe kubera ko nimba umwana yarigaraguye mu bintu byinshi hanze ahangaho udahari ariko basi iyo 50% iratuma umwana yongera kukumva nubwo atakumva nimba yagenda akara mu kabari basi atangira atahe saa 4 cyangwa se saa 5 cyangwa se saa 3 sibyo basi nunavuga ati yenda ageze igihe cyo kubaka urugo
icyo gihe uzaba ufite uburenganzira bugomeza bugakomakoma kugira ngo mu rugo umwana yanakwisanzura ageza kuvuga ati mama mu rugo cyangwa se dadi mu rugo iwanjye ko bimeze gutya nkora iki nyine akamugisha iki inama. Ntabwo wapfa gutererana nubwo igiti cyaba cyarakuze gute, ntabwo bibaho. Ariko turi kuvuga kuri generasiyo y'ubu ngubu. Ubu hari ikibazo cy'abana bari kubyara inda zitateganyijwe. Icyo kibazo kikaza kubera ko babonye ibishubashuka byinshi. Inda zitateganyijwe mu Rwanda cyangwa se urubyiruko mu rusange abakobwa bifate gute cyangwa se ubabona gute iyo uri kureba iyo uri kugenda mu muhanda cyangwa mu ahantu hose utambuka ubabona gute? Umwana w'umukobwa ubu ngubu abayeho gute? Umwana w'umukobwa rero muri iyi minsi bafite ibintu bahugiyemo batakagombye kuba bahugiyemo. Ibyo bintu ni ibihe? Bahugiye mu kintu cyitwa kujya muri relationship itari iyabo. Ugasanga umwana w'umukobwa imyaka 18 ariho arakundana n'umugabo w'imyaka 50, 60. Ruriya ni urukundo ni ibiki? Sibyo? Fata 18 ufata n'umuntu wa 50, 60. 40 ndeka da 40 hari n'abatabikoza da. Sibyo? Kandi noneho style nta nubwo ari urukundo nyine icyo yakubonyeho nicyo gitumye icyo uri kuma nicyo ndi kugira gute nicyo kiri kunkurura. Sibyo? No kuvanga iyo ntago relationship. Noneho rero ugasanga bimuteye iki? Ubunebwe. Abaye umunebwe mu maboko, abaye ubunebwe mu mutwe. Sibyo? Style ntago uwo watangiye kujya muri relationship imeze gutyo. Nukuri ko Imana ntago wamuha akazi kazamusaba ingufu ngo agakore. Ntago yagikora. Ase waba waratunzwe n'amafaranga y'umuntu umwongo wundi rukatekereza ibindi bintu. Nyine nibyo nkubwira, mu mutwe ahinduka umunebwe no mu mubiri wahinduka umunebwe kuko nta aba yumva ibyo bintu by'ingufu ntago ari ibyiwe, ahubwo waba yumva azakoresha ubwiza afite, imyaka arimo, taye afite, bigatuma agira gute, bigatuma abona amafaranga atavunikiye. Ariko baribeshye, ntago ari uko atayavunikiye. Ntago wa muntu azaguhereza ayo mafaranga rimwe kabiri nta kindi kintu nawe uramo. Ibyo bintu ntago bishoboka. Ese kubera kimwese mutekereza ko iyo umuntu agwaye ikintu ari ikindi bagushakaho? Oya rega none se njye uri kukubwira ibi nanjye sinshaje cyane ku buryo ibyo bintu ntabizi. Ntago rero byashoboka. Unariko se umuntu si nyogokuru wawe si marume wawe ni gute arakumenyera bezuwe iwanyu batakumenyera? Sibyo? Akwari iwanyu bataba bifasha akavuga ati reka njye gufasha. Rero uburyo bwo gufasha biba ari uburyo bwo gufasha ntago twaba turi kubivugaho gutya. Sibyo? Twaba twicara turi kubashima tuvuga ati hari abantu hanze ahangaha baba papa bakuze inshuti yanjye bafasha. Urumva? Bafasha ariko ati na runaka yari yaravuye mu ishuri yasubiyeyo tishate. Ntago tuvuze ko badahari, ariko ikibazo ni nka bya bindi abantu bavuga ngo umukobwa bumwe agatukisha bose. Sibyo? Nabo rero bisigaye byarahindutse gute? Bisigaye byarahindutse gutyo. Shizenge reka nkubwize ukuri, umwana w'umukobwa w'imyaka 18 ntago azambwira ngo yagiye muri relationship y'umuntu uri mu myaka 50 mirongo ingahe ngo numve ko relationship. Ni relationship nyabakise tuvugisha ukuri. Relationship yo gushaka amafaranga. Nibyo rero nanjye ndikukubwira. Niba leta ivuga ko tugomba kwishakira imirimo tukihangira imirimo. No so umurimo ntago ari umurimo. Umurimo leta ibivuga ni umurimo wakoresheje n'amaboko yawe. Sibyo? Nimba urudoda, nimba urukubura umuhanda kubura, kuko umuntu washobora no kuza akavuga ati iki gipangu ngiye kukisimama, nzajya nzinduka batarabyuka nzi mfatake pya nkubure nindangiza mfata agafuka kiremo ibishingwe ubundi ngire gute ngende. Niba mbwira umuntu yabikoze icyo umuntu byuko ugasanga yaje yakubuye yayoye ahantu hameze neza, icyumweru kikarangira. Ni gute uwo muntu utatekereza kuvuga ati noneho uyu muntu ni umwiyahuzi, reka mugire gute, reka muhamafana. Iyo niyo mirimo leta ibivuga.
ntago ibivuga ngo dutange imibiri yacu kugira ngo tubone amafaranga, ntago ari byo ibivuga, ntago ibivuga ngo dusenye ingo za bagenzi bacu kugira ngo tugire gute tubone amafaranga, oya ntago ko ari ukwihangira umurimo, sibyo? Ubuza agahinda k'ababyeyi bafite ak'abana b'abakobwa basenyera ni kenshi cyane, rero iyo ntago ari imirimo. Kuri kuvuga abana b'abakobwa kandi n'abagabo ngo bazige basenya ingo z'abagabo, ariko ngo hari n'utwana tw'udusore natwo areka iyi ubona gute, ubona urukundo rw'umwana w'umukobwa na sugar daddy urugereranya gute? Rero reka kuko nibo babasaza bavuze, nibo babasaza navuze, bavuga ngo ibisaza nibyo bya sugar daddy kera mu myaka ya za 2005. Njye reka nkubwire, ntago njya numva ukuntu umuntu ashobora kujya muri relationship y'umuntu umurusha imyaka 25, umuntu umurusha imyaka 20. Njye relationship ishoboka kuri njyewe umuntu atandusha imyaka irenze 10 nta kibazo, cyangwa wowe urusha 10, cyangwa oya njyewe ibyo kumurutaho oya njye kumuruta byo no, ariko we andusha iyo ngiyo bitewe njye n'imyaka ariko mfite. Ubu hari umuntu ushobora kundi akavuga ati burasuri uri kuvuga we ni njyewe bitewe n'imyaka mfite, mfatiye ku yo mfite arengeje tugiye ariko reka ntago ari yayindi ikura nk'isabune, sibyo? Tuyigize ibanga, ariko dufatiye ku yo mfite njyewe ni ukuvuga ngo andusha imyaka 10 nta kibazo. Iyo ni relationship ishoboka, ishoboka, ariko ayirengeje yewe inshuti yanjye oya ntago byanzamo oya turetse no kuryoha ntago byafa, mwajya mu munyenga w'urukundo, oya rwose twajya mu isoro ubwo wasiga undi yasigara. urukundo rw'abadamu nyine, abana batoya b'abahungu n'abashugamamira, utekereza iki? Rero biriya bintu nabyo mbibona nk'umwanda kuvuga gutyo, ndavuga ngo ntiwakundana n'umuntu urusha imyaka 10 redi, kuko nawe ubwo yise wiyumva ngo wahita ubashugama. nanjye icyo gihe nahita mbashugama, ariko biriya bintu nabyo mbibona nk'umwanda ni ukuri, kuko ndikambwira abenshi noneho hari ikintu cyo gitangaje, ugasanga abenshi nabubatse bagiye nyine ntago ari umudivorsa, si umufemeri ngo bigaragare, baracyafite ingo. Abo bantu benshi babikora baracyafite ingo, bafite umugabo, buri munsi baba bari kumwe, sheri shushu wababona nta kibazo. Ariko mwakubitanira ahantu gatoya ugasanga ari kumwe n'umusore ugize gute abyaye cyangwa se umuhungu we aruta, ukareba ukavuga se mukabyarana isi irihirerekeza. Noneho yenda nimba ari uko twamenye ubwenge tumva nyine ngo habaho bya sugar daddy niki, iyo tubonye sugar tuba tubona noneho byo bisa nabi biteye isose. Ubwo rero reka nkubwire ni ukuri biriya bintu ni umwanda. Njye ni ukuri menye neza yuko ndi nk'umugabo wawe, nkamenya neza yuko unca inyuma ku gasore ubyaye, ni ukuri naguha divorce yihuse. Njye niko kuri nayiguha pe. Ubwo ariko waba uri gusenya umuryango nyarwanda, waba uri gusenya umuryango nyarwanda se bikunda n'ibiki? None se ubwo ngiye tuba turi kumwe mba ndi igiki? Vugisha ukuri. Cenza ari ibintu twaganiriyeho, none kuki batishimira? Uye reka twakujye yenda muri ibyo ngibyo nibiki, ariko se ikintu cyose ko nzi ko ku bantu bashakanye baba bagomba kukiganiraho, nimba ari kibonerwa umuti saba, cyakora abaye barabiganira akambwira ati mugore mwiza nta kibazo ujya wigendera, ndinde wo kujya kumusakuriza. Ariko se batabiganiyeho ngize ukuri, ugasanga mami yenda n'urugero uwanjye imyaka 50 afite, ariko 50 reka dukubite kuri 50 yenda hafi n'itandatu cyangwa se 50 ari kumwe ufite imyaka 25 23 24 amurusha indi myaka 25. Jesus Christ, ni ukuri kwenge birabyo mbibona nk'umwanda biteye sesemi, biteye ubwoba.
biteye ubwoba. urubyiruko dukora iki? Urubyiruko rero kugira ngo tutazaba abo babyeyi turi kuvuga cyangwa n'iki, banza wimenye, umenye njyewe ndi muntu ki, mfite agaciro kameze gute, sibyo? Ikindi uvuge witekerezo, numara kwitekerezo uvuga ati mfashe iki, mfashe umwanzuro, kuko akenshi urubyiruko usanga rurarurwa n'ayo mafaranga ruba rudafite, sibyo? Noneho ugasanga hari cyane cyane ndase nk'abakobwa nibo mvuga kuko nibo nzi, nibo nkunda kubona, ugasanga ariho arararukira ibyo yabonye mfite, sibyo? Nimba nambaye style nshyashya cyangwa se akenda gashyashya, karamukoroze, agomba gukora ibishoboka byose nawe agere gute akabone, kandi nta mafaranga afite, nta kazi afite, ntaki, sibyo? Banza wicare witekerezeho, uvuga ati se ubundi ndinde, agaciro kanjye ni akahe? Numara kumenya agaciro kawe, sibyo, biratuma nta muntu uri bugufatirane, nta muntu uri bukumenye, nta muntu uri bukuvogerera ubuzima. Ikindi wumve ko ikintu cyose gishoboka, wumve ko akazi kose wabona bishoboka ko wagakora kandi kakaguha amafaranga, mu cyimbo cyo kugira gute, cyo gutanga ubuzima bwawe kugira ngo ukubundi ubone ibintu bitanaramba. Bira ntago biramba, rega ntago biramba, kuko finally sinzi ikiganiro cy'abasiriye queen nigeze nabona bariho bavuga ngo ubusiriye queen ni ikintu kigeraho kikarangira, sibyo? Noneho bari kwibaza after ko burangiye nyine basigara babayeho gute. Nawe rero bitekerezeho, nimba burangiye kandi amafaranga aza kuriya mva nuko yaryoshya bikarangira, ntago ashobora gutekereza avuga ati reka ni saving aya mafaranga ndayabonye nibyo, ariko se ibi bintu bizakomeza? Amafaranga y'ubuntu buri teka nta kintu cy'umumaro yakoresha. Abantu mwese mwaradukanga amafaranga y'ubuntu. Ubu umuntu yaguhaye gift witarye amafaranga urayize? Hoya sheri, gift itandukanye. Si ikintu cy'ubuntu. Ni ikintu cy'ubuntu, ariko gift ni ikintu umuntu aza ubundi se umuntu ajya atanga gift y'amafaranga gutyo gusa? Ati yakira gift ndagize, okay nta kibazo. None se iyo gift y'ubundi ubimenye ko uyibonye, utarinze kumuhingira, utarinze kugira gute, ukavuga ati iyi gift ndayibonye ni y'amafaranga, yenda ntacyo ampaye gift y'amafaranga 100 n'urugero, reka nkoresheho yenda 30, ibindi 70 mbyizigame. No sibyo byatwara iki? Icyambere si ubwizigame dushaka. Ariko iyo tubonye ibintu by'ubuntu nk'urubyiruko muri rusange, akenshi duhita tuvuga ati wow ndayanywera. Ibyo nibyo nagene ndi kubwira. Agaparufe gashyashya. Agaparufe ndasohokera aha naha. Mbese icyo gihe uba wumva ugiye kwica umuzimu, ugiye kumuzengereza, kandi ahubwo we nibwo agiye kukuzengereza. Urekumva? Nibwo we agiye kukuzengereza. Style ubonye amafaranga ubu ngiye gusohoka gatangira ugakora kurinde tujye kunywa mu Rwanda. None hazigaye ashira nkaho arimo abazimu koko. None se adashira si ibintu byose byarahenze. Sikuzigaye envelope kwa bari hepfo muri marato kazamukana inyanya za desa n'ibyo. Wajyanye inote ya 5 ahubwo ukabona ka envelope ntago kuzuye, sibyo? Kandi ukagaruka nta amafaranga yarabuze. Biriya nibyo bigomba gutuma uha amafaranga agaciro, sibyo? Ukavuga ati aya mafaranga nsigaye mpahisha ntanuzure envelope ari inote ya 5. None ibi ni ibiki? Ugatangira nawe ukagera gute, ugatekereza kabiri, wayabona ukiga kuyaryamaho, sibyo? Ariko ibyo ngibyo urubyiruko rw'iminsi ntago wapfa kubibakoza ngo babyumve. Babumva ko uko yaje niko nanda ari buze. Ariko nyine ubwo ruba rukora cyane. Umuntu utekereza ko uko amafaranga yaje ariko nako arazaba akora cyane kandi uzi umuntu ugenda muri principe uvuga ngo niba nkoze nkabona amafaranga n'ejo nzakora mbona amafaranga. Ntacyo uwo yakoze, sibyo? Rega turi gutandukanya umuntu wakoze agakoresha imbaraga ze n'umuntu wapfuye kuyabona gutyo gusa. Ikindi kandi reka nkubwire, buriya umuntu w'agaciro amafaranga ntago ajya apfa kujya gute, ntago ajya apfa kuyasesagura. Reka buriya no kugira ngo igiceri cye cy'ijana kimuveho, nshuti yanjye aba yabanje gukora umubare. Aba yabanje gukora umubare. Umuntu ugize gutuza agaciro k'amafaranga n'umuntu kandi uyabona bivune cyane cyane. Sinze nimba ari kuri YouTube mperutse kureba, simbyibuka, nzo umuntu wavuze ngo
ngo bari mu bintu by'amatiku by'aba Bruce Melody n'ibiki aravuga ngo ariko oya ntabwo ari kuri YouTube ni kuri TikTok afite amafaranga y'amadolari undi araza muri comment aravuga ati ariko sha warakize naho undi hepfo araza aravuga ngo yarakize ngo ni kuri asaba abakire babayeho wigize wabona umukire umanika amafaranga yo mu kirere sitire nanjye ndetse nkuramo isomo nanjye ndakurura mbona nta mukire duyidum ugipfa kubona yareresheje amafaranga buryo gusa amafaranga ubu yabonye nyine wari warayigiye kuzayabona warangiza no ukirata abandi ko wayabonye ahubwo tuvuga ati ngo mbatemo ari bwo yabonye yafasheho ubatemo urayabonye wirase ku bandi amafaranga se kari nk'umushyitsi hari igihe uyamanitse burya uri buragira utya mu gitondo ukabyuka ntayo ufite ahubwo uri burayamanika gutya ntabwo urayakora imibare y'amadeni urimo nturakora imibare y'ibyo ugomba kwishyura nta muntu ubaho utagira ide gusa ngo anatameze ati ariko we oya nawe ntushake kunsetsa ariko nyine hari umuntu ubaho nta deni agira cyokoze ubuzima bufite ideni to byashoboka ariko ni gake cyane kubera ko hari si ukuvuga ko hari amadeni aba akabije n'amadeni aba yoroheje atagucisha umutwe cyangwa se atatuma udatambuka ngo ugende ariko ntabwo ubu koko umuntu akagenda se akandagera nko mu myaka nka 25 nta n'umuntu afite n'igihumbi wenda atarishyura yenda ushobora no kutakimuha ni urugero atari uko yabuze ariko bikanakurengaho ko umuntu ugize gute uyamufitiye umugabo n'iki kuri wowe umugabo ni umugabo wubaha icyo ari cyo ni umugabo wubaha inshingano wafite muri we yihaye apana iz'undi muntu yamuhaye umugabo ni umugabo kuri njyewe ni umuntu wiyubaha umuntu uzi agaciro ke niwe mugabo kuri njye ubuzima bwakwigishije iki ubuzima bwanyigishije guca bugufi sinzi hari ukuntu umuntu aba aca bugufi n'ubundi ariko njye bwanyigishije guca bugufi kabiri ikindi bwanyigishije kwihangana kabiri ubwo mfite impamvu ndenzeho kabiri hari ukwihangana nkongera nkanihangana kubera ko nzi neza ko iyo wihanganye ni ukuri ntabwo upfa kuyora ibyo ubonye sibyo iyo wihanganye ni ukuri n'igitura kereka kikagusitara hari igiti ariko ejo ugisitaraho ikindi ubuzima bwanyigishije kudacika intege ni ukuri kudacika intege nicyo kintu ngira intwaro mu buzima nkumva kuko byagenda uko ariko kose ngomba guhatana nta kintu gishobora kunca intege nicyo ubuzima bwanyigishije nicyo twari tugiye gusoza ntakubajije ku bintu biri gutrendinga abantu bose babigize intambara hari ibintu bimaze iminsi bitrendinga by'abanyarwanda ariko ngewe ntabwo ndabivugaho ari ukubivuga ngo tugiye kubivugaho ngo tuze tuvuge ngo hari ngo dore amajwi ngo wenda ngo yasabe cyangwa nde runaka ngo tugiye kuvuga ahubwo nshaka kukubaza iki kibazo bitewe n'ukuntu numvishe uganira umuryango nyarwanda bavuga ko ugira ishyari cyangwa haribamo urwango hagati yabo nyine ntabwo bakundana urukundo ruracyari hasi ibyo bikagaragara no ku bantu bari kugenda bazamuka cyane kuko habanje case ya Brian nande haza ya Bruce Melody n'abaki hahita hazaho ya Sabena Clara n'abandi batandukanye kuba turi kubona bino bintu biri kuzamuka bigafata indi ntera tuvuge ko ari gukuza ama account yawe ya YouTube cyangwa tuvuge ko ahubwo bari gusenya umuryango nyarwanda kuko niba twebwe tubareba turi ibihumbi 200 wenda tukareba ikiganiro cyabo tukavuga ati wow tukaba turi kubumva ngo Sabe twakundaga wari ugiye kugira 1M bamushyize muri ibyo bintu kandi nkeka ko wenda atanabirimo wenda bitewe n'ukuntu amakuru ibyo bintu ntago wewe uri kubifata gute urabona nk'uko bivuze ntabwo abanyarwanda tugira urukundo pe tujye tubyemera
Yenda ntabwo mvuze ko tutarugira 100%, ariko ruracyari hasi, rurakonje, kubera ko ikintu cya mbere nabonye ahubwo twe dushyira imbere ishyari cyane, sibyo? Noneho ugasanga ntabwo mvuze ko tuba turabera 100%, ariko ugasanga akantu gatoya ukoze kambere impamvu yo kukuriraho kugira ngo nkukubite hasi ibyo wubatse byose ngere gute mbitesha agaciro. Nuko ngo rero dufite ikintu cyitwa ishyari riratuganza pe, abanyarwanda tujye tubyemera, tugira ikintu cyitwa ishyari rikatuganza. Nuko ngo nge ibi bintu byasabe nta bintu byinshi nabivugaho pe, sibyo? Kuko ntago mbifitiye amakuru ya nyayo ahagije, ariko ayo dukwagiye dutohoza no twagomeje twumva mu itangazamakuru nuko n'ubundi nta proof igaragara ihari yemeza ko ibyo bintu koko Sabe yagize gute yabikoze. Ariko natwe tujye dukanguka ko hari aho nagiye mbona ngo yego rata ngo Sabe ngo ubundi se ngo tukibazanga abagore ngo baraza bakamuriranga ibiki n'ibiki. Urumva bo bagiye televiziyo bayigiriye abagore gusa, birengagiza ko ari n'abagabo bajya bagira gute bajya baho n'abasore. Kandi Sabe ni umuntu ukora ibikorwa biri big. Uriya mugabo ararenze, nuko ahubwo abantu ni bimwe navuze, twe tureba cya kindi kiri bukubita umuntu hasi, ntabwo twita kuri cya kindi yakoze cyatumye nyine wowe cyangwa se cyatumye mwene wanyu ahagara ku maguru y'abiri, sibyo? Twe tureba cya kindi kibi, kote mbi twebwe abanyarwanda niyo dutwikiraho kuko, ariko inziza bizagorana kugira ngo ubone umuntu yanayishe yarinze, uzabicunga uzabibona, kugira ngo ubone umuntu yakoze content nziza yafashije abantu, twazifashe tukazisharinga biragorana. Ariko niba bari kumutuka uzarebe za stats zaba zagize gute zatwitse. Rero ibi bintu bya YouTube reka nkubwize ukuri bibamo amashyari, ntago nyine si ukuvuga ngo mbizi cyane, ariko nawe uri umuntu ubasha kureba uhita ubibona ko ari iki, kari ishyari. Rero ngewe mbona bira byose ari ishyari riri kubitera. Ariko turi kwibaza ngo kubera iki umuntu yishimira kuzamukira ko gusebya umuntu cyangwa kuvuga umuntu ibintu bitari byo. Just no kubera iki umuryango nyarwanda wishimira kumva amatiko kugira ngo wumve ibintu biri byagira icyo bibamarira mu buzima. Reka nkubwire, ni rwa rwango, ni rwa rukundo rukeya ni rwa rukundo dugifite rukeya, sibyo? Nge reka nkubwire, nda Sabe nagize amahirwe yo guhura nawe rimwe, ariko ukuntu abantu bamuvugaga nshuti yanjye nasanze atari kameze. Twaraganire mu gahe gato twaganiriyeho, nasanze ari umuntu ugeze gute utangaje, uciye bugufi nyine uri hamba. So nukuvuga ngo rero ngiye hano muntu uza muri society nyarwanda, ku bantu bari hano mu Rwanda mu gihugu nibo mvuga, nukuri kandi nta muntu ndabonaho urukundo genda sinavuga ko ari urwo nkenera, kuko urwo nkenera none sinarubona 100%, ariko nta nuraza mu yenda nka 20%. Ahubwo abantu bakigira akantu k'urukundo, ari nayo mpamvu ubona Sabe agira abantu afasha, ariko abo bantu bafashe bagaturuka hanze, bari aba diaspora baturusha urukundo kandi batabamuhana imbere mu gihugu. Rero ntago turagira urukundo ngo dukundirane no kuzamukira kuri wowe, ahubwo nzakora ibishoboka kugira ibyambi kubita hasi ibyanjye bizamuke. Nuko tubayeho. Fanny, reka ngushimire, wakoze cyane ku mwanya wawe. Yego. Kandi nizere ko hari n'igihe tuzongera tugakora ikindi kiganiro. Imana izadushoboza. Reka nshimire namwe mwese mwabanye nanjye ku ruganiro rwanjye. Imana igikomeza ibaho umugisha kandi ihaze ibyifuzo byanyu. Nkunda kubwira abantu ngo usenga Imana kuko Imana niyo ya mbere. Hari akantu nigeze kubwira abantu, ndababwira ati aho gufata umwanya wawe utakaza ku muntu ngo gutya na gutya, ahubwo jya utakaza usenga Imana, umubwire ati Imana yanjye dore ndi umunyabyaha kandi nkora ibyaha buri munsi. Umwanya utakaje mu bantu mu bintu bitagufitiye akamaro, jya wegera Imana kuko niyo mugenga wa byose. Imana ibaho umugisha.